Ndagushuje mwene data uteze amatwi ijambo ry'Imana muri uyu mwanya. Ndakwifuriza amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana. Tujya kuganira ku ijambo ry'Imana rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo na cya gihe n'Uwiteka wabikoze. Haleluya. Na cya gihe n'Uwiteka wabikoze. Cya gihe wabonaga bikomeye, cya gihe wabonaga bidashoboka, cya gihe wabonaga nta nzira, cya gihe wabonaga abanzi bakugose, cya gihe wabonaga indwara zigukomereye, cya gihe wabonaga umwijima w'icuraburindi ukugose, n'Uwiteka wabikoze. Haleluya. Tujye gusoma ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya Zaburi ibice 27 guhera ku murongo waho wa 13 ngo mba nararabye iyo ntizera ko nzarebera kugira neza k'Uwiteka mu isi y'ababaho. Tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka. Haleluya. Uyu ni umugabo witwa Dawidi. Dawidi yari umugabo wakunze kugira intambara nyinshi, yakunze kugira ibizazane byinshi. Dawidi yahoraga ku rugamba, akarwana uru rugamba akarunesha, ejo akarwana yahoranaga intambara nyinshi. Haleluya. Ariko ikiza cya Dawidi yari umugabo wagiraga kwizera cyane. Yesu ashimwe cyane. N'iki gihe rero yari afite ibimukomereye byinshi, yari afite ibimubujije amahoro byinshi. Haleluya. Ariko asubiza amaso inyuma, yibuka ineza y'Imana, yibuka Imana yagiye ibana nawe mu ntambara zitari zimwe, yibuka Imana yagiye imunesheshereza. Arangije aravuga ngo mba nararabye iyo ntizera ko nzarebera kugira neza k'Uwiteka mu isi y'ababaho. Arangije abwira umutima we ati mutima wanjye, tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka. Haleluya. Haleluya. Kubera ko yari yaragiye abona ineza y'Imana, kubera ko yari yaragiye abona ukuboko kw'Imana mu bihe bikomeye, ntabwo yagiraga gucika intege. Abwira umutima we rero ati mutima wanjye, wibuke ko na bya bindi ari Uwiteka wabikoze, ntucike intege, ntiwihebe. Nubundi rega mba nararabye kera kubwa za ntambara zose, kubwa aya makuba yose, kubwa rwa rugamba nagiye ndwana nkaruvaho nkajya mururu, mba nararabye kera. Iyo naza kwizera ko nzabona ineza y'Imana, iyo naza kwizera ko Uwiteka ari umutabazi wanjye. Arangije abwira umutima we ati tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka. Nanjye muri uyu mwanya ndakubwiye ngo nubundi uba wararabye kera, nanjye mba nararabye kera. Ese ubundi byahize ubugingo bwawe byari bike? Ese ibyakurwanyije byari bike? Ibuka cya gihe, wongere wibuke na wa munsi, wibuke na hahandi, wibuke na bya bindi byari bikomeye, aho utabonaga inzira, aho utabonaga ko gutabarwa kwaboneka, aho utabonaga ko bishoboka ariko bigashoboka. N'uyu munsi ukaba ukiriho. Burya si wowe, ntabwo ari imbaraga zawe, yewe si n'amafaranga yawe, ni ukuboko k'Uwiteka kwahagukuye. Erega uba wararabye kera iyo Uwiteka ataza kukugirira neza. Rero tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka, umenye yuko Uwiteka ari we ntwari ku rugamba kandi atajyananirwa. Ongera ubwire umutima wawe ukomere, ongera wizere Uwiteka, umuhanga amaso, umwegurire byose, nawe azakurengera nta kabuza. Imana iguha amahoro, Imana iguha umugisha kandi kurengere muri byose mu izina rya Kristo Yesu. Amen.